turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganza aho muherereye hose. Tubahaye ikaze mwebwe dusanzwe tugirana ibihe byiza byo gusenga. Mwe mwamaze gukora subscribe kuri Joshua TV Rwanda, mukifatanya n'umuryango wacu wo gusenga. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Twakiriye n'abashitsi, niba ari bwo bwa mbere uhageze ukaba utarakora subscribe, tuguhaye ikaze. Niwumva ibi bintu bigufashije, nkunda kuvuga ngo uhite ukanda subscribe, hanyuma ukoreshe ya kugira ngo ubigeze ku bandi, hanyuma ikindi utange comment cyaba igitekerezo cyangwa se ibyo wumva byahinduka, ikindi ukore like bitwereka yuko dukunda ko natwe tuba turi kumwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro gifite intego ivuga ngo mbere y'uko inkoko ibika. Tubonye Imana ikora ibikomeye, tubonye Imana irengera buri muntu ugenda bikurikirana, kandi uyu mwanya w'ijambo abantu benshi bagenda bawungukiramo, bakabona gukora kw'Imana kandi bakabona ubwiza bw'Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero mbere y'uko twinjira mu mwanya wo gusenga, ndabizi neza yuko hari byinshi Imana igambiriye gukora ku buzima bwawe, kandi kubwira ijambo hari ibyo Imana igiye gukora. Ndabizi neza ko hari umugisha w'Imana uri kugukurikirana. Mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga rero, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, ibice byaho ni 2, umurongo waho wa 15. Indirimbo za Salomo ibice byaho ni 2, turasoma umurongo waho wa 15. Haravuga ngo mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Turaza gusubiramo uyu murongo, mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nshuti wowe nkurikiye, uyu ni umwanya w'ijambo Imana iduhaye gusengeramo. Ntabwo nzi igihe umaze Imana ivuganye nawe, nta nubwo nzi intambara warwanye uri kurwanirira mu masezerano y'Imana yavuganye nawe. Hari igihe cyo wari uzi yuko bizasohora mu kwa mbere muri uyu mwaka, ariko ubona ntabwo bibaye. Ubona ugira ngo bizasohora mu kwa kabiri, ubona ntabwo bibaye. Uko amezi yagendaga asimburana, wari uzi yuko hari ikintu kizakoreka, ariko birangira nta kintu na kimwe ubonye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko mudufatire ingunzu, na bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Haleluya! Kumbe nta kindi kintu cyatumye amasezerano yawe atagerwaho, nta kindi cyatumye ibyo Imana yavuganye nawe ubitegereza ntibigerweho. Burya hari ibyana by'ingunzu bishinzwe konona. Haleluya! Imana ishimwe. Ijambo riramanutse riravuga ngo nuko mudufatire ingunzu, na bya byana by'ingunzu byonona, kuko inzabibu zacu zigize zirabije. Muri aka kanya Imana yo mu ijuru ivuganye nawe. Ingunzu ndetse n'ibyana byazo, bya bindi byagukurikiranye mu masezerano Imana yakubwiye, bya bindi byakurwanije mu kwa mbere, za ngunzu n'ibyana byazo byakurwanije mu kwa kabiri, ingunzu n'ibyana byazo byakurwanije mu kwa gatanu, ingunzu n'ibyana byazo byakurwanije mu kwa karindwi, ingunzu n'ibyana byazo byakurwanije mu kwa 10. Ingunzu n'ibyana byazo byakurwanije muri uku kwezi kwa 12, no muri izi mpera z'uyu mwaka uri gushaka kuwusoza. Ibyana by'ingunzu ndetse n'ingunzu byaraje bironona. Ntabwo nzi ibintu byononye ku buzima bwawe, icyo nzi cyo nuko nawe hari ibintu uri kubona ukabona ingunzu n'ibyana byazo byononye. Birashoboka ko ibyana by'ingunzu n'ingunzu byaje mu rugo rwawe bikonona. Ingunzu n'ibyana byazo byageze mu kazi kawe bironona. Ingunzu n'ibyana byazo byageze muri sosiyete yawe, mu rubyaro rwawe bironona. Ariko ijambo riramanutse, hari marayika w'Imana uje gufata ingunzu n'ibyana byazo, byaje kukwicira umugisha, byaje kukubuza umutekano, byaje kukurwanya. Imana yo mu ijuru ije gukuraho ingunzu n'ibyana byazo, ije kukurengera, ije kukurwanirira, ije kukubera ku rugamba. Imana ije kuburizamo ingunzu n'ibyana byazo.
mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiye muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, Imana ivuganye nawe. Ingunzu zarakononeye mu bihe byatambutse, ariko ibyo zononye birahagije. Imana yafashe icyemezo y'uko ingunzu n'ibyana byazo hari imbaraga zije kubirwanya, hari imbaraga zije kubifata mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zije kubiburizamo, hari imbaraga zije kubitwika no kubikura mu nzira yawe. Imana ije gukura inzu n'ibyana byazo mu izina rya Yesu Kristo. Wararize bihagije kubera ingunzu n'ibyana byazo, warasenze ariko ukabona nta kintu na kimwe kiri kugerwaho. Kumbe wamaraga gusenga ingunzu n'ibyana byazo bikaza bikonona. Ariko ijambo ry'ihumure Imana izanye uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025, inzabibu zawe zirarabije. Reka nkubwire, amasezerano yawe ararabije, ibyo Imana yavuganye nawe birarabije. Ibyo wagenderagamo ukabona ntabwo bishoboka, noneho bigiye gushoboka. Uburyo bwose warwanaga kugira ngo ugere ku cyo Imana yakubwiye, wabonaga byari byaranze, ariko bigiye gukunda kubera ko Imana yo mu ijuru ivuganye nawe. Irakubwiye ngo inzabibu zirarabije. Haleluya! Hari urushako rwari rwaranze, ariko inzabibu zirarabije ugiye gushaka. Hari abarozi bari bakujengereje, inzabibu zirarabije bagiye kukurwaho, ugiye gushaka habo habure. Hari abanyamagambo bari barakugarije, ariko ndaguhanuriye muri uyu munota, Imana iravuze ngo inzabibu zawe zirarabije, ibyana by'ingunzu birahombye, ingunzu ziramwaye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe unkurikiye muri aka kanya, waba uri muri iki gihugu no hanze yacyo, Imana ivuganye nawe ngo Imana izanye imbaraga zo gutwika no gusenya ingunzu n'ibyana byazo. Ntabwo ari uko wakoze icyaha, ntabwo ari uko wacumuye, ahubwo ni uko ingunzu n'ibyana byazo byaje bikakononera. Yesu nashimwe. Imana ifashe icyemezo, iravuga ngo ntabwo ari wowe guhora urira, ntabwo ari wowe guhora muri ako gahinda, ntabwo ari wowe guhora wiheba usuhuza umutima. Ingunzu n'ibyana byazo byaraje birakononera, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Imana ije kugukuraho izo ngunzu n'ibyana byazo. Wahuye nabyo birakubwira ngo ntabwo turi kumwe, niwamenya ko ari ingunzu n'ibyana byazo. Hari ibyaje kukwereka yuko muri kimwe, ko bari mu nzira yawe, ko hari abakwiriye kugufasha, ko bagiye kukurengera. Kumbe ni ingunzu n'ibyana byazo biraje bije konona. Wisanze mu bihombo, wibaza icyabaye birakuyobera. Ni ingunzu n'ibyana byazo byaje birakononera, ariko Imana ishimwe ko ijuru rifashe icyemezo ko rije gukuraho, guhiga ingunzu n'ibyana byazo byari byarakwitabiriye, byari byarakwisukiriye, byari byarihaye isoko. Imana ije kubikuraho. Imana leta la considere bonere tanso divine nominini dele cosaini tandole prevenike. Imana ije gukuraho ingunzu n'ibyana byazo byari byaraje konona ubuzima bwawe. Nshuti yanjye wowe unkurikiye, bawe iri jambo ry'ihumure mbere yuko winjira mu mwaka wa 2025. Imana ije kuguha inzabibu zawe zirarabije, inzabibu zawe zirarabije. Uyu mwaka ugiye kwinjiramo ni umwaka wawe, ni umwaka inzabibu zawe zirabije, ni umwaka Imana igiye kuza gukorana nawe iby'ubutwari, ni umwaka Imana igiye kuza kugusetsa. Umwaka wa 2025 ni umwaka Imana igiye kuza gukorana nawe ikakubwira ngo turi kumwe. Ni umwaka Imana ije guhombya ingunzu n'ibyana byazo mu izina rya Yesu. Niba ubyakiriye, vuga ngo urakoze Mana ko mpaye kugera mu mwaka wanjye. Uyu mwaka ukubereye umwaka wawe, uyu mwaka ukubereye umwaka w'umunezero kuri wowe uri kubyumva kandi ukabyakira. Uyu mwaka ukubereye umwaka w'amashimwe, nta kindi kibiteye, ni uko ingunzu n'ibyana byazo marayika w'Imana bikuyeho. Imana ibitsinze kandi bihambirije burundu ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, Imana ibane nawe, uyihamagara uyibwire ngo Uwiteka we, urakoze kukuyeho ibyana by'ingunzu n'ingunzu byari byaranyitabiriye. Urakoze ko nsinze, urakoze ko nakira ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwanjye. Ni karibu mu masengesho. Data, mu izina ryawe rikomeye, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe byakomeje kubana natwe. Urakoze kukuyeho ibyana by'ingunzu ndetse n'ingunzu ku buzima bwacu. Urakoze kuturwaniriye kandi uturengeye. La lobe la tokisayabo
landoni mini sacro de badevo la besitala. Urakoze ko hari abari babyimbye inda, amaguru, umubiri warabyimbye, uhaye ubuzima buzima. Urakoze ko hari abari barihebye, wongeye gusubiza ihumure n'amashimwe. Urakoze ko hari abari barabivuyemo kubwera ingunzu n'ibyana byazo, ariko urongeye urabagaruye, ubagaruje ubugwaneza, ubagaruje umwuka wawe w'imbabazi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze ko ukurikiye iyi channel Joshua TV Rwanda yakiriye ihumure, kandi urakoze kukoza ibikomeye. Urakoze ku bwoko bwawe bugejeje kure. Urakoze kubw'uyu mwaka udutsindiyemo ingunzu n'ibyana byazo, tukaba twakiriye umunezero, tukaba twakiriye amashimwe. Urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kukoza ibikomeye. Urakoze kubwira ijambo kuri buri muntu wese uzaryumva, ko abonye imirimo yawe, ko abonye ibitangaza byawe. Byose twizeye yuko ubikoze kandi bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Ku batarakora subscribe niwo mwanya wawe wo kuyikora. Ku batarakora share bitwirakwirize no ku bandi, ubabwire ko Imana ibakuriyeho ingunzu n'ibyana byazo byabononeye. Bizakubera umugisha kandi uzabona ubwiza bw'Imana bugera ku buzima bwawe. Imana ibaha umugisha wo mudukurikiye muri hose, kandi niba wumva watanga inyunganizi, ni karibu ku gitekerezo cyawe wandike muri comment. Imana izakugirira neza. Shalom shalom.